Yes, yes brother. Imodoka imwe zakabaye nyinshi. Oya zitunganye. Aho nzazanye ko wabyejeje. Nta kavuyo karimo ugira ikibazo. Biroroshye. Bikore rwose. Nibwo mu rugo ngo bitenze ku kazi. Oya ubashitse gusura bihorere ubu kuri bya gahunda. Aho ndi buzendaza kubitunganya. Sawa, okay. Kato. Ngwino hano. Aho si ubona mvuye mu kazi nkaza nkiyo mutegereje hano kugira ngo mumenye icyo kurya. Nabo wanatetse. Pato umubare rwose ni mu gikoni. Meze bitese. Cyose kari kuko urwana ibibazo byinshi cyane birangiye. Ababyiyoreye iyo bagiye ku kazi ko hari ibintu biza bikanira. Ariko nawe kadogo uri kuyo gutsetsa ubeshya ngo ibintu cyase ni biki. Hari ibintu biza bikanira bikansura mu nzu. Nakibona hano nasohoka hanze ngiye kunywa amazi mu nzu. Utabeshya warakibona. Pato rwose unyumve niko bimeze rwose. Cyo kimeze gute se? Ni ikintu utamenye uko gisa. Rimwe kiza gisa umweru, ubundi kiza gisa umukara. Gifite imisatsi nk'iy'abagore. Ubwo sinakubwira. Buri munsi kiraza. Buri munsi. Aya gora bw'abana. Agiye nzana amazi n'inywere. Ngo n'ubwo bw'abana ntacyo. Nshaka nyama ushaka wangiza. Agiye nzana amazi n'inywere. Akoze nawe wiki nitesha mutwe gusa. Byabo nitesha mutwe gusa nta. Akizima bagaragaza. Twese mutani ibiki byo ngibyo. Mutani ko iki. Azi kadowa mazi wayabuze. Ariko ibikombe byose naguze numva nabuze ibikombe. Cyanze migitore ndara hari byakorana akazi kakuna n'inkwirukana. Amazi naragiye rwose. Ariko menye ko natetse n'akapuri ndaje tujyana neza. Ramutunzaniye nta kibazo. Muzaniye tungaje. Sano tukubonye. Rwose n'ubu tuteza ari n'ubabase. Zanebe ingangagaje cyangwa cyanza nabi. Ayo bwo bwawe ufite kwa wisigaranye mu rugo. Niyo tanje kamanze muri amazi mwe. Se ni biki? Kado. Karame. Wiye cyunzani hano aya amazi ari bwo kirone. Bayure ibintu wazanye hano. Aya ni amazi nzaniye. Bayurebe. Aya ni amazi nagutumye. Yewe. Rwose boss. Fata ibisi byawe hano ibisi nakubwira. Ibiki wambwira gusa. Dore nari nkuzaniye. Shira hanga ugenda imbere. Tesha mutwe gusa. Ibisi byagutumye. Nzaremereye nabi rwose. Icyaka. Boss. Genda turapona imo nduzuza. Genda. Tumenye ko iyo nzira mu nzu yambaye ikariso. Abazimu waye kilo uri kuvuga buri kubesha aho ngaho. Nta bazimu ba muri iyi nzu. Nzaremereye nabi mbanze ngenda aza gukora nitonze. Ni ibiki? Namabona cya. Nubukingiri. He shot you. Kado nguru ndebe none ibintu bibanye. Ngwino. Ntabwo bisanzwe ibintu pe. Amabuye n'ubukingirizo ku meza yanjye. Kado nguru ndebe ibintu bibaye hano noneho. Yewe ndebe. Amabuye. Think say they wise. You are a mumu man. Isi imigati ndetse mu gihugu kinini. Aha nubwo hari ikintu hari ubuzima. Abose nari nabikubwiye. Abo subiye inzu ubundi nakwekoshije byayenze Kamubwiye. nyirayo makunsi amafaranga yanyu nkayivamo. Nari narakubwiye ati aha nari umuzimu yambaye ikariso. Njye naramwiboneye. Yambaye ikariso. Biragaragara. Neza. Biragaragara. Oya boss acuze amafaranga yanjye ngiye inzu nayimusubiza. Njye nakuzaniye amandazi. None dore garagaza. Muzaniye amazi. Dore garagaza.
inzu nako ino kuyiga narabibonye narabikubwiye boss ariko dore indete we nakurenganyaga rwose bya bibiraga kubiba ureba amazi y'inzu ya Yesu kundi kuntu ibyo bintu kamabuye n'ubukingirizo zose Exactly. ikini bibankoreye ane bafungura mwabonye uyaturebera nyine ibintu inzu yawe ibintu biba birimo ibi boss we niwe mukozi bazanye muza ari kisesi saba Akira tamira no yagenda ashyira hasi oya so byazo y'amabuye yasi nataka gukubitira kuri boss wanjye ushaka kugwa hano ino nzu waduhaye iri mu muzimu inzu yari bapuzima n'abazima hindura kurya bakabira mu reka mubwize umuzimu kandi nutitwara neza ndagukubita boss pasiteri uyamureka pasiteri umuzimu Yesu uri kwibona inzu ye yende urashaka kwica boss inzu yenge amabuye ngera umukingirizo urimo urashaka kwica ikibazo Mumu. You think say they wise? You are a mumu man. umuzima ari yaguze pastor nawe koko nawe pastor kini muzimu siko ni pasiteri w'amafuti rega pastor umufuti no kuvuga ngo toka inzu wasigaye ntawe nzaya kuyibamo wijyana ni pasiteri wa wijyanzuye nawe yisubira ku pastor wa fake nawe nzakumugisha inzu ugende uyigumane